The Zoom TV 24. She's in my city, my lava pote, nukuru yumari sinamuhara. Yeah. The Zoom TV 24. Yes, nk'ibisanzwe ni The Zoom TV 24 uba ukurikiye aho tuba tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Ubu ngubu rero tukaba tugeze muri ka gace kacu ka Zoom Star aho tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye, tukamenya byinshi kuri bo, tukamenya byinshi muba mufite amatsiko yo kumenya. Uyu munsi rero twasuye umuhanzi w'umunyarwanda uhagaze neza muri iyi minsi. Twasuye Davis D, niwe tugiye kubana nawe, niwe tugiye kuganira. Njewe nk'ibisanzwe ndiremera Gaeta, umutumirwa wacu ni Davis D. Twasuye uyu munsi, turi mu rugo iwabo aho twagiye kumusura ngo tuganire nawe. Davis, umeze ute? Umeze neza. Amakuru yawe? Sawa cyane. Davis, sexy indirimbo yawe uherutse gushyira hanze, uri kuyibona ute muri iyi minsi? Ni indirimbo abantu bakunze kabisa. Barayikunze. Iyo wikoreye evaluation y'umuziki wawe, ubona uhagaze hehe? Cyamagaze ahantu heza tu. Ugereranyije wenda n'imyaka yatambutse, wavuga yuko uyu mwaka ari wo uhagaze neza gusumbya? Yes, kuko ntago nkora nsubira inyuma, nkora njya hejuru. Twabonye iriya ndirimbo yawe sexy wawe wayikoreye mu gihugu cy'u Bugande. Kubera iki wafashe icyemezo cyo gukorera iriya ndirimbo i Bugande? Nakoze audio yayo niyo yakorewe Buganda, ariko video yakorewe inanga mu Rwanda. So nagira ngo Davis nyine yaguke uko umuntu akura muri industry, uko umuntu agenda atera imbere, niko agenda akora ibindi bintu birusha. Davis bundi amazina ye yiswe n'ababyeyi nayahe, yavutse ryari? Amazina niswe n'ababyeyi ni Kishaka David, niyo mazina niswe n'ababyeyi. Navutse muri 1993. Yes. Davis byaje guturuka he? Davis nyine ni izina ry'ubuhanzi, byaje kubera nari maze kuba umuhanzi. So rero hitamo kwitwa Davis D iheruka ni ya David nyine, ni ya David. So David rero hiyongereyemo S biba Davis, ariko na D yo kuri David gumaho biba Davis D. Iyo S sobanura iki? Ni bisanzwe tu, ni izina bisanzwe nk'uko umuntu ushobora kwita izina ritandukanye n'iryo wenda yarasangamo. Wenda watangiye umuziki wawe, utangira umuziki hari mu wuhe mwaka? Umuziki umuntu utangira kera, ni ibintu umuntu akurana nabyo. So ni ukuvuga bitangira nyine umuntu agenda gakeya performinga, interpreta. So navuga ko rero kugira ntangire niyumvemo muzika, kugira ntangire kumva ko naba umuhanzi, byatangiye niga muri secondaire. Nagiye muri secondaire muri 2009 gutyo. 2009 nibwo ninjiye mu wa mbere secondaire. So guhera mu wa mbere kuzamura numvaga ko nzaba umuhanzi, nzaba umu-artiste uririmba. So rero naho ngaho byaturutse, ariko navuga ko ninjira muri studio bwa mbere nayigiyemo 2012 narakora biranga, akora indirimbo zitandukanye n'abandi ba producer, harimo Festival, harimo T Brown. Ntago byakunze nyine, so ndategereza kubw'amahirwe muri 2014 iri kurangira mbasha gukoramo Biryogo, so abantu barayimenya. Navuga ko Biryogo niyo ndirimbo noneho yakugaragaje neza abanyarwanda bakakumenya. Ubundi iriya ndirimbo uyikora wumvaga hari ikintu yitezeho, cyangwa n'ubundi kubera ko byari byaranze wumvaga ari nk'ibisanzwe n'ubundi? No, kuko njya kuyikora yari yabanjije, nari nakorewe na piano yitwa My Sweet nayo rero abantu barayikunze pe. So byari bimaze kumpa icyizere, navuga ko iyo ndirimbo yanyeretse ko hari ikintu nshobora gukora. So mbonana na Junior nawe, kugira mbonane nawe byari ukubera iyo ndirimbo piano yankoreye. Navuga ko yampamagaye kugira nkorere indirimbo
njyewe atari njyewe bimusabye so nuko yari yumvise hari indirimbo yumvise indirimbo nziza nakoze arambwira ati uri kuririmba neza uzaze ngufashe uzaze ngukorera indirimbo so njya muri studio gutyo ngenda ntanafite icyo gitekerezo cy'uko ngiye gukora iyo ndirimbo yitwa Biryogo so ngezemo rero turakora indirimbo ibasha kuba nziza so ikimara nyumva audio yayo naravuze ngo indirimbo iri buze kumenyekana ntago ari indirimbo yancitse ngo mvuge ngo nayikoze ntazi ko izaba kuriye hari indirimbo wumva kumva itandukanye wenda n'izindi gusa ntago umuntu aba expecting ahantu biri buze kugarukira niho navuga ntazi ariko kuba yari kumenyekana nari mbizi ko igomba kumenyekana wenda abantu benshi ntago bamenye iyo ndirimbo yawe yitwa My Sweet wabumvishaho wenda akantu gatoya yavuga ngo she's my sweet my lover pote nukuru uyu mwari sinamuhara nyuma yuko ushyize hanze Biryogo umuziki wawe wagize impinduka zigaragara ugenda ugera ku bintu byinshi bitandukanye umuntu yavuga yuko Biryogo ari ikihe kintu yagejeje ku muziki wawe wenda utari witeze ibyo nshingiye aka kanya byose indirimbo zose zakurikiyeho nyuma ubushobozi nabonye urwego impinduka zambayeho mu buzima byose byambayeho kubera iriya ndirimbo so rero ntago navuga ngo nibi ibihari byose byatewe n'iriya ndirimbo ariko ndari nk'ikintu umuntu abazirikana bavuga ati iki kintu iyo bitaza kuba iriya ndirimbo ntabwo mba narakigezeho so icyambere nuko nyine abantu noneho babashije kuntega amatwi bakanyumva so iyo umuntu yaguteza amatwi n'ibindi byose yabiguha kuko nagutega amatwi araza gukunda ibihangano byawe araza kugukunda so nagukunda araguteza imbere so navuga ko ikintu cya mbere nari nkeneye nuko abantu banyumva bamenya so navuga ko rero ibyo byamaze kuba ubundi utangira umuziki wakuraga hehe ubushobozi bwo kujya muri studio kubera ko ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye kabisa ubushobozi bwabaga ari hatari kugira ngo umuntu ajye muri studio navuga ko indirimbo ya mbere nakoze nayitanzeho amafaranga agera ku 40,000 so tekereza rero umunyeshuri amafaranga hano yabaga yavangiza ni ukugenda ugashakisha uguhaye 5 uguhaye 10 uguhaye angahe ukabika kuko ntago n'ubundi n'uwagufasha ntago burakamukonvenka ko yagufasha ntago ibyo bintu buri kujyamo ntago aba bigizeye ko ari ikintu bishaka kukugirira so niwe wa mbere ubanza gutera intambwe yo kwirwanaho so rero navuga ko nagendaga nyine nyabona mbika mu buryo buvunanye ariko umuntu agenda abona makeya akayabika bakagwiriye njya muri studio wenda ujya muri Guma Guma wabonaga ibikorwa byawe nuko uhagaze bikwemerera kuba wajya muri Guma Guma cyangwa byaragutunguye cyane byanyemereraga kuba nakwinjira muri Guma Guma so navuga ko nagiyemo mfite indirimbo nyinshi abanyarwanda bazi ntago byigeze bintungura rwose kuko nari nzi ko nakoze ibikorwa abantu bakunze ikindi noneho abanyarwanda bakeneye kumbona bakeneye kuvuga ati tukeneye kubona umuntu aririmbye izi ndirimbo kuri stage nk'ingi so navuga ko rero kugira ngo mbashe kubigeraho mbashe kwinjira muri Primus Guma Guma Superstar yabaye 2017 niyo ninjiyemo bwa mbere nari nabikoreye nari nagerageje gukora ku buryo bwose bushoboka amajoro twaraye ama studio promotion indirimbo zigera kuri 5 zose abanyarwanda bari bamaze kumenya so nameritaga kujyamo wenda nyuma yuko usinyanya amasezerano na Incredible umuntu yavuga yuko hari ukuntu umuziki wabaye nk'usubira inyuma mo gakeya ubona
ikibazo cyari kirimo cyarakosohotse ku buryo ubu wavuga yuko uyu mwaka utangiye nka Davis wakoze muri cya gihe yinjira muri Guma Guma cyangwa gusubira inyuma sinzi uko ushatse kuvuga ariko navuga ko buryo iyo umuntu ari guhindura system ajya mu yindi abantu ahubwo bakunze kuba confused y'uburyo bakwisangagamo. So iyo tuvuge nimba bari bamenyereye ko ukora indirimbo zirukanka cyane cyangwa zibyinisha abantu muri make, kumva hajemo indi style yo kubyinisha abantu ariko irimo message y'urukundo cyane. So na abantu babera confused ibihangano uko bije bikaza akumva wenda ntago kimuryoheye nk'icyambere yarazi, ariko ntago biba bivuze ko imikorere yasubiye inyuma, ahubwo ni nk'umuntu wahinduye cream. ushaka kuva muri cream ishyushye ukajya muri konje ikabanza kugutonda, cyangwa wava mu ikonje ujya mu ishyushye bikabanza kugucanga. So kugira ngo umenyere izo tushe zombi ukasanga ntago ari ikintu cyise kiza ako kanya. So navuga ko ari icyo kintu cyabayeho, gusa ibikorwa birahari ama video mashyashya muri kuyabona. So rero navuga ko ubu ngubu ibikorwa biri gukorerwa muri Incredible bikorerwa Davis ahubwo biraruta ibyari bihari imbere, kuko abantu bamaze kubona ama video menshi agiye atandukanye. Ushize babonye Soso, babonye Hennessy, babonye Sexy, ariya ni ama video ntigeze nkora ndi gutangira. So ni ama video ari ku rundi rwego. So navuga ko rero ibikorwa byarazamutse. Ariko hari nk'ikintu umuntu aba avuga kibanza avuga ati wenda kugeza ubu ikintu nishimira ku muziki wanjye n'iki So navuga byinshi, hariho byinshi cyane, hariho aho umuntu atuye niho hantu burya hambere umuntu aba agomba kwishimira byose, nta kindi kiba cyarabikoze. Rero umva ari umuziki wanjye, impano yanjye. So n'ibindi bigiye bitandukanye ni byinshi. Ukomoje kuho utuye ni naho twagusanze. Aha ngaha uribana ubana? Yes. Urakodesha cyane nk'ibinyamakuru. Mu minsi ishize nigeze kumva yuko ku bintu bijyanye n'ubushobozi ko hari ukuntu wiyubatse n'iki, umuntu yavuga yuko kugeza ubu ngubu Davis ni bike amaze kugeraho mu bijyanye n'ubutunzi yakuye mu muziki. Ntago nabivuga rwose, nyihanganire, gusa nyine hari ikimaze guhinduka, hari ikintu kinini cyahindutse, gusa nta muntu ugifata imitungo ye cyangwa ubushobozi bw'uko bungana ngo numva ko ari ubuzima bwite bw'umuntu. Birumvikana. Umuntu akwitegereje ufite tatuwaje ku kuboko, kubera iki washyizeho iyo tatuwaje? Nayishyizeho kuko nyikunze, nkunda tatu. Kuva kera narazikundaga, ariko buriya numvaga ntaraba tayari yo kuzishyiraho. Gusa aho numva ko mbikeneye nibwo nazishyizeho. Nkunda tatu muri make. Niyo ngiyo ufite ku kuboko gusa cyangwa hariho iyi ngiyi, hakaba iyi ngiyi, hakaba n'iyi, hakaba n'iyi, ni tatu zigera muri 5. Yes. Hari ikintu abantu bakunze kwibazaho cyane, kubera iki washyize iherena ku zuru? N'umutako. Abantu benshi babigereranyije wenda no kwigira nk'abakobwa, kubera yuko batari bamenyereye kubona umuhungu yashyize iherena ku zuru. Wowe bisobanura gute? Ahubwo ni ikintu gishyashya nyine batari bamenyereye, ariko n'abahungu iherena bararigira. Navuga ko ni umutako muri make, ni umutako nta kindi.
nta kwigira umukobwa guhari. Wenda nk'ubuzima wabagaho utaraba umuhanzi utaramenyekana n'ubuzima ubayeho uyu munsi bitandukaniye? Biratandukanye cyane. Biratandukanye cyane. Ubu haba harimo ubuzima ndimo aka kanya busaba kwigengesera cyane, binsaba kuba focus cyane, binsaba gutekereza cyane, binsaba no gukoresha ingufu nyinshi cyane. So navuga rero ko bitandukanye nubwo nari ndimo wenda ntaraba umustar. Muri make nagize inshingano nyinshi. Noneho muri rusange tugana ku musozo, ni izihe gahunda ufite muri uyu mwaka? Gahunda ni ibikorwa byinshi. Nababwira ko vuba cyane hari indi ndirimbo igiye gusohoka nziza nayo abantu bari buze gukunda. Bari bamaze iminsi babonye Soso, babonye Sexy, hagiye kuza n'izindi rero ziri buze kuza ziyongeraho. Ikindi uyu mwaka wa concert nyinshi, bakunzi banjye twagiye dutaramana mu ma concert agiye atandukanye. Nababwira ko ubu nanone ari cyo gihe cyo kugira ngo twongere dukore concert nyinshi. Hari concert nyinshi, hari ibikorwa byinshi, ndetse hari n'igihe harimo no gutegura kuri album yanjye ya mbere. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.